Ibihe byiza nshuti bakunze ba Isange TV, uyu ni wa mwanya wacu aho tuganira namwe. Turabasuhuje mwese muri hirya no hino, turabasuhuje abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, namwe mukomeze kugubwa neza. Mwebwe mwese abameze neza cyangwa se ababona ibintu byanyu biri kugenda uko mwabipanze cyangwa se biri kugenda uko mwabyifuje, ni byiza cyane. Kandi turihanganisha nawe ubona ibintu biri kugenda uko utabishakaga cyangwa se utabyifuje, turakwihanganisha kuko uyu munsi bishobora kuba bimeze neza, ejo bikamera nabi, ariko bwacya nanone bikongera bikamera neza. Rero wowe ubona ibintu bitameze neza wihangane, kandi n'ubona bimeze neza ni byiza cyane, akwiye kubyishimira. Uyu munsi rero nk'uko mubibona ku ifoto iri kuri sikirini yanyu, tugiye kuganira ku kinyabutabire cyitwa amazi. Uyu munsi ikiganiro cyangwa se icyegeranyo twabateguriye, tugiye kubabwira ku kamaro k'amazi, ingaruka zo kutanywa amazi, ndetse tubagira n'inama y'uko mwanywa amazi. Rero ntucikwe, tuze kubana muri iki kiganiro. Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi tugiye kubagezaho ikiganiro kivuga ku mazi cyangwa se kunywa amazi. Amazi rero nk'uko nari mbibabwiye ni ikinyabutabire cy'ibanze ku buzima bwacu, cy'ingenzi cyane. Ni ukuvuga ngo inyamaswa cyangwa se ibimera cyangwa se umuntu dukenera amazi mu buzima bwa buri munsi kugira ngo tubeho. Amazi rero turabizi neza ko aboneka mu buryo bworoshye ku buryo navuga ngo bitewe n'uko imibiri yacu yakenera cyane, n'ikiguzi cyo kuyabona ntabwo bingana. Rero twakabaye tuyanywa cyane kuko ari ingenzi cyane ku buzima bwacu. Tugiye kubabwira rero akamaro ko kunywa amazi cyangwa se icyo amazi amara kuri twebwe. Amazi akora ibintu byinshi mu mubiri w'umuntu. Afasha mu igogorwa, amazi adufasha mu gutwara intungamubiri mu maraso, amazi adufasha mu gusohora imyanda mu mubiri, amazi adufasha mu kugumana ubushyuhe bw'umubiri n'ibindi byinshi bitandukanye turi bubabwire hasi. Mu buzima bwa buri munsi amazi aboneka mu nyanja, mu biyaga se, imigezi, amazi tubona kubera ko imvura yaguye, ndetse na zimwe mu mboga tujya dufata cyangwa se mu mboga dukoresha turya zibonekamo amazi, nazo ziboneka mu bintu tubona cyangwa se mu bintu tubana nabyo ariko dukuramo amazi. Reka tubabwire rero akamaro k'amazi cyangwa se uruhare rw'amazi. Navuga ko amazi ni ubuzima. Akamaro ka mbere k'amazi, amazi atumana tugumana ubuzima bwiza cyangwa se umubiri ugumana ubuhehere. Ni ukuvuga ngo amazi afasha mu mikorere y'ingingo zose z'umubiri. Akongera agafasha kandi kugumana ubushyuhe bw'umubiri. Akamaro ka kabiri cyangwa se akamaro k'amazi ka kabiri, amazi adufasha mu gutwara intungamubiri mu maraso. Afasha kandi mu gusohora imyanda, haba mu nkari se cyangwa no mu mwanda w'imbere mu mubiri. Amazi adufasha mu igogorwa ry'ibiribwa. Amazi ahangaha iyo wanyweye amazi neza, amazi akurinda kugira bya bibazo bya constipation cyangwa se bya bibazo byo kutajya kuri toilette, ugasanga ujyayo gake cyangwa se ntunajyayo, cyangwa n'inshuro nke ugiyeyo kugira ngo witume biba byagoranye. Rero ahangaha amazi ni wo muti wa mbere ubasha guhangana n'iriya ndwara ya constipation. Niyo mpamvu amazi atuma igogorwa ry'ibiribwa rigenda neza. Amazi adufasha mu kuturinda umwuma. Kunywa amazi bihagije birinda umwuma mu mubiri wawe. Amazi adufasha kugabanya umunaniro, ndetse akanatuma ubwonko bukora neza. Ubwo ndabwira ba bantu bajya nko mu kazi ukamara akanya wicaye, cyangwa se ukamara akanya uhuze cyane utari kubasha kubona amazi hafi. Amazi urayakeneye kugira ngo nubwo uri mu kazi kawe cyangwa se imikorere y'akazi kawe igende neza, ukeneye kunywa amazi ahagije kugira ngo n'ubwonko bukore neza. Amazi adufasha kandi kurinda uruhu no kurwitaho cyangwa se no gutuma ubuzima bumera neza. Ngira ngo murabizi neza ko amazi atuma uruhu rworoha, akanatuma rutangirika, rugakomeza
kugira ubuzima bwiza. Murumva ko akamaro k'amazi ari kenshi, ariko rero kandi tugiye no kubabwira ingaruka mbi cyangwa se ibibi byo kutanywa amazi. Kutanywa amazi bihagije bishobora kugira ingaruka nyinshi ku mubiri wawe n'ubuzima muri rusange. Dore zimwe mu ngaruka twabateguriye tugiye kubasangiza cyangwa se tugiye kubabwira zo kutanywa amazi. Kutanywa amazi bitera umwuma mu mubiri cyangwa se icyo tuzi nka dehydration. Umubiri udafite amazi uhita wumagara, bigatera umwuma mu kanwa, umwuma ku ruhu, amaraso ndetse n'uruhu rwose. Murumva ko iyo ari ingaruka mbi ya mbere yo kutanywa amazi. Kutanywa amazi nanone bitera kunanirwa kw'imikorere y'umubiri, kunanirwa gutwara intungamubiri mu maraso no gusohora imyanda. Urumva cya gihe utanyweye amazi, ya myanda yakabaye isohorwa n'amazi iguma mu mubiri. Rero urumva ko ni bibi, ntabwo byatuma ubasha kugubwa neza cyangwa se ubasha gukora inshingano zawe zose nk'uko wakabaye uzikora wanyweye amazi. Indi ngaruka ya gatatu, umunaniro n'ubwonko butagikora neza. Ni ukuvuga ngo iyo unywa amazi gake cyangwa se utanayanywa, ubwonko bukenera amazi kugira ngo bukore neza. Kutanywa amazi rero bishobora gutera umunaniro, kubura ubushake bwo gutekereza neza no kurwara umutwe cyangwa se ukagira umutwe ukubabaza cyane, icyo tuzi nka headache cyangwa se headache. Hanyuma ikintu cya kane tugiye kubabwira cyangwa se ikibi cya kane cyo kutanywa amazi, uruhu rurushaho kwangirika. Kutanywa amazi bihagije bituma uruhu rukomeza kurushaho kugira umurongo mubi n'imikorere mibi, cyangwa se ari handi usanga uruhu rw'umuntu rwazanye iminkanyari kubera yuko atakibasha kubona amazi mu mubiri. Ngira ngo twababwiye ko mu kamaro k'amazi atuma uruhu rworoha. Ubwo rero iyo utanywa amazi ni handi usanga uruhu rwazanye iminkanyari. Ingaruka ya gatanu, ibibazo by'inkari n'inkorora. Aha ngaha utangira kwihagarika inkari zifite ibara ry'umuhondo cyangwa se inkari zifite impumuro mbi, cyangwa se ukagira n'ibibazo by'inkorora. Kutanywa amazi bihagije bishobora gutera inkari zikabura amazi, kandi nazo tubibutse ko ziba zifite umwanda kubera ko nta mazi wabonye mu mubiri. Kutanywa amazi bihagije kandi bishobora gutera inkari zikabura amazi, ari hahandi bikunda kuba intandaro y'amakara y'inkari cyangwa indwara z'inkari. Rero turagushishikariza kunywa amazi kenshi kugira ngo umubiri wawe ukore neza. Kutanywa amazi kandi bigira ingaruka ku mihindagurikire y'umubiri. Umubiri ushobora gutakaza ubushyuhe, ukagira bya bibazo by'umuvuduko w'amaraso, ukagabanuka cyane mu biro cyangwa se hahandi umuntu ubona umubiri we watakaje ubudahangarwa bitewe n'uko nta mazi abona kandi neza ku gihe. Aha ngaha rero nyuma yo kubabwira ibi bibi byo kutanywa amazi cyangwa se kunywa amazi ahagije, tugiye kubagira inama. Kunywa amazi bihagije buri munsi ni ingenzi cyane. Nubwo igipimo gikunze kuvugwa ari litiro 1.5 cyangwa se kunywa litiro 2 ku munsi, uwo nguwo aba ari umuntu mukuru. Igikwiye guhinduka bitewe n'imirimo ukora, gereranya ufate amazi ahagije. Imyaka waba ufite yose, cyane cyane abantu baba bari mu myaka yo hejuru, bo baba bakeneye no kunywa amazi cyane kugira ngo barinde imibiri yabo kwatakwa na za ndwara twagiye tubabwira hejuru. Nawe muto cyangwa se nawe ukiri umujene, amazi urayakeneye kugira ngo umubiri wawe ukomeze kugira ubudahangarwa, uzamukane nabwo, uzanagere muri ya myaka yo hejuru umubiri wawe ugikora neza. Aha ngaha rero wowe tubana cyangwa se uri bubone iyi video bwa mbere, ibuka gukora ku nzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu tubagezaho mu ba mbere. Tubafite ibiganiro byinshi kandi byiza, muzagenda mubibona nka ziriya mboga twababwiye ziba zikubiyemo amazi. Mu biganiro by'ubutaha tuzagenda tubasobanurira uruboga rumwe ku rundi
kugira ngo munamenye ese imboga dusangamo amazi ni izihe. Rero turabakangurira kugira ngo mwite ku mibiri yacu, murabizi neza ko amagara mazima ari ubukungu. Dukomeze kubana rero ibihe byiza, mwakoze kubana natwe bakunzi ba Isange TV Show. Turabasezeye kandi mukomeze kugubwa neza, Imana ibarinde.